Mwaramutse bantu beza. So mfite agastory ko kubabyira. So yesterday narindi ku ndangije gukora assignment yanjye, nari kumanya business yanjye so mvuse gutyo mwagana kumanya business, but kamabyire ndangije gukora assignment yanjye, nagiye kuri TikTok, nabonye uyu mukobwa ari gupropose ku y'umuhungu, arangije ajya hasi amuhereza impeta. Uwo munota nahise nibuka indirimbo ya Knowless ivuze ati ngo umuco w'iwacu nta mwana ufatiye mbere, ngabyira umuhungu kamukunda bigaragara amahano. Oya sinshaka kuba icyiciro cy'imigani, sinshaka gusiga inkuru mu misozi iwacu, zemera ntegereze kugeza uteri. Ikintu ngewe nakorera umuhungu ni iki rero, ngewe ntabwo nakubeshya. Ikintu nakorera umuhungu nagenda nkamusurprise kuri birthday, nagenda namugurira like gift, kubera you know my love language ni uguheza no kugura, nkahereza abantu n'amasibling niko meze, mbagurira ibintu nibyo nkunda gukora. Ariko kugenda hasi on my knees kugira ngo posing kuri wewe, uzahita uba umugore wanjye, wahita uba umugore wanjye. Ndi umukobwa nkange nabaproposing kuri wewe, wahita uba umugore wanjye. N'ukuri nukuyamva mu rugo, nukuyamva ku kazi, nange ngasanga waneke, ngasanga wakirininze, ngasanga abana wabashize ku buriri, kandi ntago ndi tired, I'm so tired, ukabampa waneke ibiryo ukamere. Naho ibyo ngibyo naje guproposinga wa umugore wanjye, ni umugore, nukuya nkwakura umugore wanjye. N'ukuri nakwakura umugore wanjye. Yo ndi kubyira abakobwa bari kugenda guposinga abahungu, bashaka iki? Bashaka kugira ngo abandi bakobwa bose niko bameze. Ntabwo ariko twese tumeze. Njye nshaka umuhungu azagenda nyambika impeta, azaze nyambika impeta, agenda ajye kunsaba iwacu anyambika impeta, kubera urabizi ibyo ngibyo nibyo bizima, you know. Again, mu muco w'iwacu nta mukobwa ufatiye mbere, ngabyira umuhungu kamukunda bigaragara amahano, bigaragara amahano. Tugenda babyikorera wenyine, kubera wasanga yahise gute ngo impamvu y'umuhungu ategereje ntabwo abagushaka, ariko iyo adategereje abagushaka. Mbese yashaka gupropose kuri wowe ari ubyikoreye, abashaka gushaka. Naho undi ugenda agapropose ku muhungu, umuhungu ntabwo bizi niba ashaka kugira ute kugenga married to you, ariko yagira amupropose kuri we. Icyo kintu muravuga ati no. So wowe mumbyira, wowe wakwemera kugenda hasi on your knees ugapropose ku muhungu, cyangwa muhungu wakwemera umukobwa uzi ko azaba umugore wawe, umukobwa fall in love with, wakunze cyane, kugenda hasi proposing, maze nawe ufite tuvuga yes ingo. Nukuri ako ntago wongo ari umuco muzima. Nukuri so ibyo bintu nshaka kwabyara n'abagenza ibintu byambana nzaza mbabyire. Nukuza nkababarira kwa byaye gusa nabibonye ndanya, oh my gosh, ndanibuka iyo ndirimbo ya Knowless. Nukuri ntangira kuririmba, nukuri baya nimba nshaka kwabyara. So